ntabwo kuba Apotre Mignone nk'uko ubivuga yakwirukana cyangwa yatandukana na na Pasiteri Bernard. Uretse gatoya kwirukana se cyangwa kumuhagarika simbizi. Impamvu ndabizi cyangwa nta byinshi ko bivugaho nuko ntabwo ndabimenya. Gusa nawe nabyumvishe na makuru ndi gutohoza nzavuga nyine nyafite neza. Ariko icyo buretse twe tuyaretse icyo mvuga oya no turi kuyavuga. Okay. Turi kuyakomozaho. Mfite inyota reka tugihagarikira ikintu mvuga kuba Apotre Mignone yatandukana na Pasiteri Bernard sibo bashumba ba mbere ba kabiri ba gatatu ba kane ba gatanu ba gatandatu ba karindwi ba 10 ba 20 bijana baba batandukanye. Naguha urutonde rw'abantu benshi ni wacu muri ADPR barimo. Muri ADPR bajya batandukana, bamwe bakajya gushinga amadini. N'ubu baracyatandukana. Muri Zion Temple, Vuningoma na Gitwaza baratandukanye n'abandi baratandukana. Ba Urutanze baratandukana bava muri Zion bagira ute. Muri ADPR bagiye bavamo bajya gushinga amatorero yabo, bamwe baratandukana. Muri Foursquare Apotre Sebagabo Christophe ni n'umuvandimwe wa Masengo baratandukanye n'urugero. Urumva ahubwo ikibazwa gikomeye hano n'ubu mu Farisei banzu nyumve ntabwo gutandukana ari ikibazo, si n'inkuru yego ntabwo ari inkuru, ahubwo ari problem. Inkuru ni batandukanye te unyumve neza please, sibyo? Pasiteri Bernard uvuga niba ari byo ibivugwa akaba yava muri Noble Family Church, sibyo, yirukanywe kubera amakosa runaka yaba yakoze n'urugero. Igikomeye cyangwa gitangaje yaba ari ayo makosa. Ariko urugero nko kuri Apotre kuri Mignone, nawe uri umushumba w'itorero, umupasiteri mukorana agakora amakosa nyine n'urugero runaka, nyine ukamureka agakomeza kuyakora, wabura umushumba gito n'urugero nyine ndi kuvuga navi yanjye, kuko impamvu ndi kwanga kubyinjiramo cyane nuko ndacyabitohoza. Urutonde rw'amakosa Bernard yakoze kugira ngo yirukanwe muri Women Foundation burundu. Nta no kuvuga ngo azanagaruka asaba imbabazi. Na yahe subwo ayo makosa? Urutonde irya mbere, irya kabiri, irya gatatu, irya kane, irya gatanu. Nanagerageje kubikurikirana n'utagira ngo mpfa kuvuga. Nandikiye Pasiteri Bernard, naramuhamagaye kenshi nshaka kumubaza, sibyo? Bibanga ko tutumvikana, mbwira ko ari mu mwiherero w'amasengesho. Umwiherero buretse gatoya mwandikira message, kandi namweretse ko ari message iri mediatique yita y'inkuru ndi gushaka. Umva ukuntu namwandikiye kugira ubyumve. Yego Pastor, none amaya makuru ari hano hanze avuga ko wamaze kwirukanwa muri Noble Family Church na Women Foundation Ministries uzira amafaranga y'umudiaspora ngo wariye miliyoni magana ngahe. No, ibyo ntabyo nzi. Okay sir. Ngo n'ubuhehesi. Ubuki? Ubuhehesi. Oya man, ubuhehesi. Buretse gato nibyo ndari numvishe ndabimubaza ameze gute. Nsanze umunyamakuru ari gukora kuri iyi nkuru imeze gutya nikangamo, kandi byari byo koko. Nasanze ari uko bivugaho nge ndwana ishyaka na bani please buretse nyashake. Nta wundi nakuraho kuri ni wowe, nicyo ngushakira. Ibi mbikoreshwa n'ishyaka ry'umurimo w'Imana, mba ntifuza kujyaho igitutsi wenda mu binyoma. Kugira message wandikiye Bernard. Yego ndagira nkumvishe ko nabyumvishe nkanabimarana igihe. Ukagira uri action. Nta nubwo nge naje mu kiganiro nzi kubimbaza, ariko ubwo ubimbajije n'ubundi ntaho nabicikira. Uretse katamenye unashinzwe ku breaking amakuru yose yo muri gospel.
ariko birahari biri kuvugwa hano hanze. Uzi ukuntu yansubije? Yaransubije, wowe se imyaka maranye nawe bene ibyo bintu ubinziho? Ibi nyine bari bavuze. Akose ninde tubiziho ngo buretse gato ndamusubiza nti hoya mbikuziho sinakubaza ibibazo byo kukurwanira ishyaka. Niko namusubije. Okay. No, aransubiza ngo none se baranyirukanye ukaba wari wambuze ndi mu rusengero aho nyine. Urumva? Yarambajije ngo niba bavuga ko banyirukanye. Urumva? Nkabana namuhamagaye namubuze kuko namuhamagaye amwangari mu rusengero. Baranyirukanye ukaba wari wambuze ndi gusengera aho ngaho uvuga banyirukanye nyine aho ngaho hariho ndi mu nshingano. Ningako yambwiye. Ndamusubiza okay, ndumva ubwo ari ibihuha. Ubwo biratambuka nkuko nibindi bijya mu itangazamakuru bikazagenda bigashira. Sawa sawa, mukomere, Imana ibakomereze mu murimo wayo. Bitanituriza. Ese reka nkubaza akabazo. Ubwo rero arabo wafashije ngabo wa Bosco, ngabo ba Rugagi, ngabo ba Ernest, ngabo ese noneho bageze ntobambaza. Simbakubaza. Bamwe muri abo nicuza igihe cyanjye nabatayeho kuko nashyigikiye abateka mutwe n'abatubuzi n'ibisambo nabizi. Mvuze bamwe muri abo ubwo simporeshije ngo ni runaka, ariko niba kimwe mu bintu nicuza gikomeye ni igihe cyanjye nataye kubatubuzi bateka mutwe. Birwa batuburira abantu, kirirwa babasaba babaza amakuru y'abantu ngo bari kubahanurira, bakirirwa bakoresha marigonde kareka. Aho birukaniwe aba diaspora nibo byoroheye gutuburira no kubeshya no kweskoroka. Ariko none imbere barabibakoraga. Bamwe bakora online abandi bakabasanga iyo bari ku matere. Aba diaspora bo Imana yabaha amafaranga kugira ngo bayapfushe ubusa. Abari cyo cy'amafaranga. Aba diaspora biroroshye kubabeshya. Biroroshye. Impamvu batama amafaranga njye nuko ntazi kubabeshya. Muhumure ntawe nzabe. Ntabwo ari ibyo emi. Byana gusuba ibyo warumbajije ngo byaba abanyabitangaza ngo n'abahanuzi n'abasoro. Bagiye se nyine go nawe, ariko Ernest amaze iminsi online we. Ejo namubonye ari kwinjiza abantu mu Canada. Ari gukora ibiterane bivuye i Burayi mu minsi ishize, ajya no muri Canada. Shabe na bintu turabigaruka mu buryo bwimbitswe mu kindi. Nabonye byaragenze neza. Oya ntago mbyizeye. Aba diaspora ngo uretse umuntu nyine akaba ari kubwiza online undi akamwandikira message atevuga ngo imi kwibazo bimwishe bigeze gutya nawe. Imana ibyo birwa babacuranura. Unakaza gapereza makuru y'abantu azazahura nabo bose. Akaza mu giterane ewana ku buryo akubwira ibintu abantu uyu nguyu we bwose arankonvense kabisa. Ibintu byanjye arabimbwiye. Ibintu byose arabimbwiye, uyu no umuhanuzi w'Imana. Kandi afite umuntu waguhaye details. Wamuhaye details do A a Z yawe. Uzi ko bagiye babikora no ku matelefone umuntu kavuga nimero yawe n'amazina n'ibiki. Ariko hari umuntu wajyanyura mu bantu amenya amakuru yabo n'ibike kayaho umushumba ati arahanura ngo ni umuhanuzi ngo arabihanuye. Kandi ari amakuru yari afite. Shamanuzi ibintu byagiye biba man. Nawe ukaburaho ngo Imana imvuzeho. Nukuri wese ko leta y'u Rwanda ari umubyeyi yindi kaba yarabirebye ikadukiza bamwe mu bateka mutwe. Ku izina ry'Imana abanyarwanda bari gusara. Ntago nkubeshya. Byari bimaze kuba too much. Ngewe reka nkubwize ukuri. Nahise kukwicaye hejuru. Ariko ntukicare kukuri. Utazigaragazaho ikimenyetso cy'inyamaswa. Ambiri ko nterurwango bazayica. Nahise ubundi tuzabura gupfa. Nahise ubundi ndiho. Ubundi ndiho ariko atatsiyo nimvuga gutya abantu nibazo ko ndi iyi gospel
shano uko yitondera uzi ko nsigaye njyana n'abantu niyo baba ari abakristo naba ndi kunywa fanta akarahure ndi kuyinyweramo nkagafata nkagakomeza ahubwo hano twicaye batuzanira agafanta we zana agafanta twicaye muri Golden Gara Kicukiro mu Kagarama ndabona ari ahantu heza hari akajaride keza niho twicaye nibutse abantu badukurikira ko ngewe Emi nyuma y'itangazamakuru ndabona intoki zawe zisa n'iz'abafundi ayo ni amafirigo so wakoze ni mwajye mumagara mukamuka ntabwo wiyamamaza reka nkwamamaze Emi wo mwumva wihumure akora firigo akanika kongerateri akanika ibintu byose bijyanye cyane n'amakwiziniyeri nyine ibintu bijyanye n'ibikoresho byo mu rugo bikoreshwa cyane cyane bene ibyo by'amafirigo n'amakongerateri n'ibindi bitandukanye ufite rero byapfuye araza akabizura pe arabizura akaguha na garanti nkabisubiza kuba bizima wa garanti ngiye ni mu bantu batanga garanti yego ngira ngo birumvikana cyane yes mumamagaye kuri 0788605044 mbakorere firigo neza bakunze biyobokamana rwose nabihumure mwese mumamagara ubundi mbakorere ibikoresho hanyuma rero ngarutse ndi kumwe na Joel muri iki kiganiro Joel impamvu uvuze ngo ndagaruka kuyobokamana bame yobokamana ese ubundi gospel bivuga iki mu Kinyarwanda gospel irimo ibintu byinshi iyo uvuze gospel niba nyita iyobokamana nyine ubwo ngo ariyo definisiyo izina rya wazarigura rero ko runini uva gospel mu Kinyarwanda rirabiyobokamana ubundi gospel yagombye kubivuga butumwa ariko ibintu dukora rimwe na rimwe usanga atari gospel ari gospin ibintu biri aho reka narageze nawe okay ngira ngo impamvu Joel uri kubivuga nuko igisata kiyobokamana cyangwa igisata cya gospel cyakaba ari igisata abantu bageramo bakaruhuka twemeranye iki kintu icyo nkigarukaho kabiri cyabaka igisata abantu bageramo bagakira ibikomere hari utakubwira ngo turi mu isi niba turi mu isi rumva nawe matiku yawe ya gospel hanyuma iki ni igisata umuntu yakaba yageramo akavuga ati ngeze ahantu byubuze ntaye bukure n'amatiku uko biri sibyo wenda hari abantu bari bumpihumure sibyo se aho mu gisata kiyobokamana hari abantu byubuze bari bumpihumure ariko mu bigaragara byo nta humure ririmo aho gusanga ngewe nawe duhanganye twese twitwa ngo turi muki muyobokamana niyo mpamvu ahantu iki kiganiro ku bantu badukurikiye ngiye kugaruka ku bintu bitatu biribuze kukuzengereza wowe hari abo washigikiye uyu munsi ntazi irengero ryabo hari abaguhemukira uyu munsi ntazi irengero ryabo hari n'ababandi bitwa ko bagiye bagira inshingano zikomeye uyu munsi bisa naho byapayutse ariko impamvu ndahera muri gospel nkahera mu gisata cya media sibyo nuko twamenye neza ko n'abari muri media cyangwa mu itangazamakuru bahangana ariko se wabo ni satani icyo mvuze uracyumvisha abahangana basenyana ise wabo ni satani sibyo none se babikomoye mu idini kuko babanyamakuru babantu mudahuza ba paseri mutayana ingume bafite abashumba babashumbye sibyo niba batarabonyemo ubumuntu se bo murabashakamo ubumuntu badafite uribaza nkavuga ko ikibazo na nyirabayazana n'ubundi byare kuri bandi badutoje bitwa ngo nabashumba bacu ngo nabigisha bacu twabuzemo Imana nyakuri tumaze kubaburamo Imana nyakuri rero nta kindi kintu bagombaga gukora nicyo bagombaga nese umuntu yaguye ibyo adafite none se niba ari papa wawe sibyo mu mwuka unyumve neza Joe abene wanyu niba ari papa wawe mu mwuka sibyo akaba ari umunyamoko unyumve neza wowe uzaramura iki aho ngaho uzakuramo iki niba papa wawe mu mwuka urumva ari umunyamatiku ari umugambanyi ari umunyeshyari wowe tugutezemo umusaruro uri umuhungu biragoye impamvu uri kubona nitonze nuko ibintu uri kuvuga ari ibintu bikomeye ariko umuntu aba akwiye kuvuga yicishije bugufiya kugira ngo atagira ibyo yangiza kubera ko ubona igihe ibintu mfite mu mutima cyangwa mbivuze nasenya byinshi cyangwa nasenya abantu benshi ariko si ngombwa kuko kwaba ari ugusenya ubwami bw'Imana ubundi kubarokore ubwami bw'Imana se barabufite buretse nyine
icyo mpfa nawe rero hari ahantu okay sawa iyo uko ugenda ushyira hanze ubwambure bw'igisata cya gospel cyangwa uvuga amabi abantu bayirimo dukora, reka nanjye nishyiremo, twitwikire, ntabwo buri gushyigikira ubwami bw'Imana ahubwo mu buryo bumwe buri kubusenya. Gusa nanone dushobora kubivugaho kugira ngo duse n'abatanga imbuzi ku bantu cyangwa tubahishire. Umuntu wenyine wo kwiringirwa ni umwe, ni Yesu Kirisito. Ibindi byo kwizera abantu bike ngo ni abakozi b'Imana, okay, ni byiza. Iyo tuvuga gutya nta nubwo tuba tuvuze ko bose ari kimwe, ariko ndi nararibonye ribi y'ibintu biberamo. Uri narabonye ribi, uri narabonye ribi. Bishatse kuvuga iki? Hari ijambo ry'Imana rivuga ngo nimwerekanisha agakiza kanyu imirimo. Naho indirimbo n'ibitabo n'amasengesho n'imisaraba n'amakoti ntimwabirusha abafarisayo bo hambere cyangwa bo mu miryango y'abatubanjirije. Sigara umubwiriza mwiza. Baje tugahiga wasanga ukiri inyuma. No gukebwa nimubarusha, barakebwa mbere. Imyambaro yacu ntibi bitenge n'imishanana, ahubwo imyambaro imirimo yo kwera no gukiranuka. Niko mugabo yari, ni ijambo ry'Imana ko mugabo yaririmbyemo iyo ndirimbo, ngira ngo urayizi. Nimwerekanisha agakiza kanyu iby'imirimo. Naho indirimbo n'ibitabo amasengesho n'imisaraba ntimwabirusha abafarisayo bo mu miryango y'abatubanjirije. Burya nabo baje mu gahiga, wowe wasanga ukiri inyuma. Imyambaro yanyu ntibi bitenge cyangwa imishanana, imyambaro yacu imirimo imwe yo kwera no gukiranuka. Amen, haleluya. Ubu nibyo dukwiye kwerekananisha agakiza. Ese ko numva urukundo Imana irushyira imbere ko bavuga ko bayizera, nyamara wareba ukabona urwango, guhemukirana, amarozi, gusebanya, inzangano zo mu mitima, ubugome n'ubugambanyi bishyirwa imbere mu bitwa abantu b'Imana, koko ijuru tuvuga tuzarijyamo gute? Emi, ese bamwe mu bitwa abakozi b'Imana koko Imana bakorera ni papa wa Yesu cyangwa nindi? Kuko bari hari ibintu abantu bajya bitiranya. Iyo umuntu wese uvuze ngo ni umukozi w'Imana tugira ngo Imana akorera niyo mu ijuru, ni se wa Yesu? No, hari n'abakozi b'izindi Imana zirahari. Hari Imana z'iki gihe, hari Imana sindi. Pastor witwa Christophe hari ikiganiro yaduhaye yavuga ngo Imana kizasobanura ibijyanye n'Imana. Hari Imana y'ubu yabiki nuko n'Imana nyako. Iyi avi yanjye irakomeza ngo ese yemwe harya mu gihe umuntu yakomerekejwe n'uwakagombye kumwomora yakura we he uwo kumuhumuriza? Ni bya bindi wari uri kuvuga. Urugero, umuntu wenda ni umupasiteri, ni umushumba wawe, ni nk'umubyeyi wawe mu mwuka, akaba ari ugukomeretsa cyane. Mu gihe ibikomere uba ufite niwe wagombye kubibwira, none uwo wagombye kubwira iby'ibikomere byawe niwe ugukomerekeje. Harya ubwo wabwira nde? Wabikora iki? Utavuga. Shaki hari igihe mbabaza Mana, ariko nyine nk'umuntu umeze gutyo uri muri iyo situation, hari igihe umuntu yandika nka post abantu bakatekereza ngo ni uri kwivuga gusa, ariko ari gutangiramo ubutumwa. Umukristo yarakomeretse, aje kuvuga ati umudiyakoni runaka yaranshutse, tujya mu cyumba cy'amasengesho ngo tugiye gusenga, arangije amfata ku ngufu cyangwa aranshuka turasambana. N'urugero, ugiye kubibwira pasiteri wawe, pasiteri nawe yumvishe ko usambana, nawe ati ahubwo nanjye uramba. Nyine n'urugero ndi kuguha Emi, sibyo? Ariko akabigaseka. Mani reka nkubwire, igikomere cy'uwo muntu urumva aburiye ihumure cyangwa akomerekejwe n'ahantu yari yiteze ari bukure ihumure. Harya ubwo nyuma y'ibyo bintu bimubayeho uwo muntu yakora iki? Bro,
yaturubura tuvugisha ukuri no guturubura uzi ko hari abantu benshi bafite ibikomere bimeze gutyo bimeze nk'ibisebe noneho ntangiye kukumva batewe no gukomeretswa urumva ntangiye kukumva bro reka nkubwire papa wanjye apfa papa nyine wo wumbyara mu mubiri yego nawe ari uw'umwuka kandi uzi ko yari pasiteri yari papa w'umwuka yari umubyeyi wo mu mubiri akaba n'umubyeyi wo mu mwuka nyuma yaho amaze gupfa hari umushumba nagiye kuganiriza ndabona umushumba ati buriya kubura papa ati mbuze ababyeyi babiri cyangwa mbuze abantu babiri buriya mbuze umubyeyi urumva mbuze umubyeyi wo mu mubiri mbuze n'umubyeyi wo mu mwuka none basi wambabarira ko ngukunda ubizi ko ngushyigikira mu murimo w'Imana ukambera umubyeyi wo mu mwuka ko nubaha amavuta yawe urumva si wenda nkaba imfubyi hamwe ubwo mbuze uwo mu mwuka n'uwo mu mubiri kubera ko byose yajuwaga iyo rore byakunda arambwira ati cyane ugiye mu bahungu banjye ujye ungisha inama ujye ungira kuva twavugana gutyo ikintu yanyituye yahise amboroka ngo yahise amboroka nta kosa namukoreye oya rirahari nuko tutarizi cyangwa atari kubwira ariko ubwo rirahari oya okay mani hari abantu bagira ibikomere hari abantu bagira ibikomere bakomeretse oya we baravuga ngo umwami ntabwo yica hica rubanda ubundi umuntu ashobora kuba nta cya kibazo agira ari n'umugwaneza agira umutima mwiza ariko nk'abantu bamwegereye babona uri kugenda umwegera cyane ni urugero bakakugirira rya shyari ryo muri gospel kavuga ati uyu mutipe uri kwikurura ku mushumba wacu urumva ntabwo bikwiriye bakabyica wenda babona ubushobozi bwo gufata telefone y'umushumba bakagufata bati kugira dukupe communication burundu tukamuboroka mwana ibyo bintu byambayeho mwana ese ubwo ni umushumba we tuvugishije ukuri we ni umushumba nyine nibyo nkubwira emi buriya mvugana esprit de réservance ariko ni umunsi nzavuga ni ukuri pe hari umunsi nzavuga ibintu kuko n'ubundi njye ntacyo ndamira urakiramira ntacyo uzi ikintu nsigaje ivuga n'ubundi urazira muri iyi gospel dore ikintu nsigaje kimwe cyonyine ni ugupfa hava mu mubiri ibindi bintu byose bibi byambayeho abitwa abakozi b'Imana bankoreye ibintu bibi byose uzi bibaho naragambaniwe ngo mfungwe biranga naragambaniwe wakurangiza ngo nicwe vigo ziza kugushaka uretse biranga nararozwe biranga urumva narozwe ibitamikano ndogwa n'ibitega n'ibyikurura n'ibyigeza urumva n'ibihuherano amafoto yanjye barayatwara mbese ibintu byose uzi bibi abantu bakorera abandi ngo bababuze amahoro n'umutekano mu buzima bwabo byambayeho ma icyo nsigaje cyonyine ni ugupfa arabo wafashije ngabo ba Bosco ngabo ba Rugagi ngabo ba Ernest ngabo ese noneho bageze ntubambaze simba kubaza bamwe muri abo nicuza igihe cyanjye nabatayeho kuko nashyigikiye abatekamutwe n'abatubuzi n'ibisambo ntabizi mvuze bamwe muri abo ubwo simporeshije ngo ni runaka ariko niba kimwe mu bintu nicuza gikomeye ni igihe cyane nataye kubatubuza abatekamutwe birirwa batuburira abantu kirirwa babasaba babaza amakuru y'abantu ngo bari kubahanurira bakirirwa bakoresha amarigonde kareka aho birukaniwe aba diaspora nibo byoroheye gutuburira no kubeshya no kweskoroka
ariko n'ubundi imbere barabibakoraga. bamwe bakora online abandi bakabasanga iyo bari ku matere. Abo za diaspora bo Imana yabaha amafaranga kugira ngo bayapfushe ubusa. Ntabwo ari ikibazo cy'amafaranga. Aba diaspora biroroshye kubabeshya, biroroshye. Impamvu batama amafaranga njye nuko ntazi kubabeshya. Muhumure ntawe nzabeshya. Ntabwo ari ibyo Emi. Byana gusuba ibyo warumbajije ngo byaba abanyabitangaza ngo n'abahanuzi n'abakozi. Bagiye hese nyine go nawe ariko Ernest amaze iminsi online we. Ejo namubonye ari kwinjiza abantu mu Canada. Ari gukora ibiterane bivuye i Burayi mu minsi ishize ajya no muri Canada. Shabe no bintu turabigaruka mu buryo bwimbitswe mu kindi. Nabonye byaragenze neza. Oya ntago mbyizeye. Aba diaspora Bene ningi bazaba barabanje. Kuki ugira ubwoba bwo gupfa kandi Yesu yararugize irembo mwana? Data nibyo byiza. Niba abona twarakoze imirimo myiza, ntoza misiyo yacu kabirangiye mwiza ubwo bazatwica. Ine kuki ugira ubwoba bwo gupfa? Ntago ari ikibazo cy'ubwoba. Ni ikibazo cyo kumenya ahubwo. None se reka ubundi se ko nabavuze neza mugani wawe cyangwa ko nabashyigikiye. Ubundi bamwe muri bo byahoje kungirira nabi no kukwica. None se hari neza bangiriye wenda ngo nayo nyivuge. Wera nkeka ko ari igihe kuki utekereza yuko kuba nabavuga uretse ko atari nshobora no kuba ndi kubirangirizamo. Okay, reka nigarure. Biragoye ko ngewe wamuna nicaye ku muntu ngo ndi kumuvuga n'abantu ntabwo babinziho. Wenda nari mbivuze gutyo ariko biragoye ko wamuna nicaye ku muntu ngumwe ngo ndi kumuvuga ngibye ngibiki no ndabirangiriye ntabwo nzavuga. Uraroze ko ntabwo nzavuga ariko isi zabavuga. Mugari wawe uraroze tukavuga uti isi ndiho ruriho kabisa. Isi zabavuga. Isi zabavuga si isi zavuga. Ubona isi zavuga. Isi se ntivuga. Gusa ikintu nabonye cyo. Sha. Hari ijambo rivuga ngo urabikora Imana ikakureka. Ukibwira yuko ihwanye nawe. Ariko umunsi umwe izabikuhanira uko bikurikirana. Yes bro, ubona kuba benshi barafungiwe cyangwa barashizwe hanze. Harimo kuba bemeye harimo nk'ibihano. Tufate nk'ari ibihano. Nshatse kuvuga yuko abantu bose bafungiye bari mu bihano ushobora kuba ndengereye. Kuko wenda ubundi umuntu ari gukubura ibishingo hari igihe agenda ajyanamo n'ibintu by'umumaro. Bibaho nabyo. Ushobora gukubura ibishingwe ariko kugiye turuvari ikintu cy'umumaro cyagendeyemo. Ibyinshi byari biki? Ibyinshi byari biki? Byense yuko ubushaka gukubura ibishingwe. Imyanda kugira ngo hase neza. Yego. Ibyinshi ni imyanda. Rero tuvuze gutyo ngo ni igihano ngabafungiwe bishobora ntabwo ari igihano kuri bose ariko harimwo abigihano. Benshi ni igihano. Harimo abigihano. Kandi bari babizi ko Imana igomba kubahana. Bitewe nuko swati bamwe badeviye imihamagaro abandi barayibeshyeye abandi baratubuye. Ibyo ndabigarukaho mu kanya. Abandi baba marigo hari terime bakoresha ngo zo kurigonda. Baba marigonde. Ukabona akagutumira ukaba uri kubwiriza umuntu kumva ari kukongorera ati umuntu witwa gutya na gutya uri online mubwire ibibazo ibi nibi kabifite ati gira vuba. Arata gwitura. Ashaka kutarimo ariko akariha umushumba wakuzanye online n'urugero. Ngo uretse umuntu nyine akaba ari kubwiza online undi akamwandikira message atevuga ngo imi kwibazo bimwishe bigeze gutya na Imana ibyo birwa babacuranura. Unakaza gapereza amakuru y'abantu azazahura nabo bose. Akaza mu giterane ewanda ku buryo akubwira ibintu abantu uyu nguyu we bwose arankonvense kabisa. Ibintu byanjye arabimbwiye. Ibintu byose arabimbwiye uyu no umuhanuzi w'Imana. Kandi afite umuntu waguhaye details. Wamuhaye details do A à Z yawe. Uzi ko bagiye babikora no ku matelefone umuntu kavuga nimero yawe n'amazina n'ibiki. Ariko hari umuntu wajyanyura mu bantu amenya amakuru yabo n'ibike kayaho umushumba ati
arahanura ngo ni umuhanuzi ngo arabihanuye kandi ari amakuru yari afite. Shamaruzi ibintu byagiye biba mani, nawe ukaba uri aho ngo Imana imvuzeho. ni ukuri wese ko leta y'u Rwanda ari umubyeyi, iyindi ikaba yarabirebye ikadukiza bamwe mu batekamutwe. Ku izina ry'Imana abanyarwanda bari gusara, ntabwo nkubeshya, byari bimaze kuba too much. Ngewe reka nkubwize ukuri, nahise kukwicaye hejuru ariko ntukicare kukuri, utazigaragazaho ikimenyetso cy'inyamaswa. ambiri ko ntera urwango bazanyica. None ubundi tuzabura gupfa. None ubundi ndiho. Ubundi ndiho ariko atatse iyo nimvuga gutya abantu ntibazumve ko ndi kuvuga abakozi b'Imana bose muri rusange. Hoya, ni ukuri hari abantu bakorera Imana bazima by'ukuri, urumva? Ntawe. Oya reka kwakira Yesu kumuba muzima. Reka nkubwire, Nta mukozi w'Imana umuzima uhari. ukora ikizi? Ukorera Imana. Akora ikizi? Oya yeme wivuga utyo. Umurimo asahingamo n'uwo. Oya mbabarira. Ehe. Ntabwo mvuze ngo abakozi b'Imana bose ni babi. Ntabwo mvuze ngo abakozi b'Imana bose ni abagome. Ntabwo mvuze ngo abakozi b'Imana bose ni abasatani. Udakora kimwe akora. Ntabwo mvuze ngo abakozi b'Imana no, ntabwo ariko mbavuze. Okay. Sibyo? Iyo mvuze gutya ntabwo ariko mvuze. Abeza nabahe abatugana. Rega ukutari kumva nimero tanga babi nabago runaka uretse gato. Batanantera amabuye. Ukutari kumva nimero tango ababi naba ni runaka na runaka ngo mbasite mbavuga amazina. Ni nako no gusita ngo abeza naba nabyo atari ngombwa. Utumari yigize. Kutari kuturangira abeza ngo tujye yababi tubahunge ubwo utumari iki. Hari icyo uri kudufasha rero. Muzamenyera ku mbuto zabo. Imana nudasenga Imana ngo iguhishurire ko umuntu guhagaze imbere ari umukozi wa Satani cyangwa afite ibindi bintu akorera cyangwa atagatinze ku buzima bwawe biruta ubumana. Wowe ngusenga Imana ibiguhishurire ukarina ko Joel ngo ari uzaza kuguhishurira cyangwa kukubera ijisho. Uzahora mu buzima bwizenguruka. None se abamukurikira bazabyemera ko okay, reka dusipoze ko ngewe mba umukozi w'Imana mubi. Sibyo? Imana wowe Joel kweretse ko Emi ari mubi. Sibyo? Ese utekereza ko abantu ba following cyangwa abakristo banjye bankurikira bazemera ibintu uri kuvuga wowe? Ko bazavuga batemi ni umukozi w'Imana ni umuntu wa bazemera ko ndi mubi kandi wenda wowe bizi ko ndi mubi. Nicyo kibazo reka. Icyo ndi kukubwira bivuze ngo suko banyumve neza, sinavuze ko abakozi b'Imana badahari. Nta nawo nzi, nta nabo nkeneye kumenya. Niba ari mwiza ni mwiza ku giti cye. Sibyo? Afite uwakorera wamuhamagaye azamuhemba ntakaze kubindataho. Sibyo? Ntago ari njye akorera. Uri kunyumva? Ubwo nanjye ndi umukozi w'Imana mwiza mu buryo nzi neza nziranye n'umutima wanjye cyangwa ndi mubi. Ariko ikibazo baba Kristo za ntama babayoboke za nzira karengane zinfollowinga cyangwa zinkurikira zinyemera nk'umushumba wazo kandi ndi mubi. Uzi ko zibizi? Zirabizi se ko ndi mubi? Nicyo rero navuze ngo izo nzira karengane cyangwa abo bantu abo ba Kristo b'umuntu, niba ari ab'umuntu, niba ari aba Yesu, niba ari ab'Imana, nibategereza yuko hari undi muntu uza kuguhishurira ko umuntu uguhagarara imbere yegeta umukozi w'Imana atari we, udasenze Imana y'ubwayo ngo ibiguhishurire n'umutima wawe n'ubwenge bwawe, niyo nabiguhishurira kuri umwe undi azakuyobya. Ariko nusenga ugasaba umwuka wera ngo aguhishurire, wazaguhishurira kandi aguhukura inyako. Ajya naguhishurira n'abandi, none naguhishurira umwe ariko sinaguhishurira benshi kandi abavangiwe ni benshi. Saba umwuka wera w'Imana aguhishurira. Yego. Okay, ngira ngo wenda iyo tuvuga kuri ibi abanyedini bo cyangwa se n'aba bantu babaswe n'idini, kuko kugeza ubu ngubu ndahamya ntashidikanya mbisubiremo, abantu batinze mu mihango y'idini babaye abanyedini ku gahuru ku buryo bazi kubahiriza imihango y'idini kuruta amahame ya Kristo cyangwa se amahame y'ubwami. Yeneho hantu nkunda gutinda nkavuga ni abagiriye umugisha bamenye Kristo hanyuma idini basa n'abarihunga. Turemeranya ko kugeza ubu ngubu idini ryafashe uruhare runini ku mitima y'abantu no ku bantu nyirizina kuruta uko abantu babayeho mu buzima bw'agakiza. Cyane.
gute abantu benshi n'abayoboke b'amadini kurusha kuba abayoboke ba Kristo. niyo mpamvu iyo uvuze ngo turavuga umushumba cyangwa se ngo tuvuze ku bashumba usanga ba banyamadini aribo bari kugira gute, aribo bari kudutera amabuye cyangwa se kudukubita. Ntabwo nza gutinda rero, uyu munsi ngira ngo mu bantu bakuzi muri Women Foundation cyangwa se muri Noble, aho ni kwa Apotre Mignoni. Ngira ngo bagira ibiterane cyangwa se usibye n'ibiterane, abantu benshi bakunze kubona ama event ya hariya kuko n'abantu bakunda guterana kenshi gashoboka. Ari umukozi w'Imana uhari, mfite amakuru atari meza, mu kanya ushobora kugera gutyo ukabunteye amabuye. Hari akantu wavuze mu kanya ngo byose nyine ngo hari ukuntu abantu babikora, sibyo? Hari ukuntu nyine abantu bakora, ukavuga ute mwese mwakoze ibyo, hari igihe kigera wenda nubwo Joel atabavuga cyangwa runaka atabavuga, tugasanga n'ubundi bagiye ku karubanda ntabigizemo uruhare. Singiye kugusubiza inyuma, ariko uribuka ko mu bantu wagiye uzamura hari izina ryakunze kuba popular rya Pasa Mutesi, sibyo? Singiye kumukubazaho, singiye no kumukuvugaho, sibyo? Ariko ni umuntu wakunzwe n'abantu benshi, ariko nanone wavuzwe muri negatifu cyane, sibyo? None nkavuga ngo hari ubwo ushobora kuvuga ngo umuntu wenda Imana izamwanika cyangwa ngo azajya ku karubanda, ariko wajya kure ugasanga nta ruhare rw'Imana, ahubwo nyir'ubwite niwe ugize ute, niwe ushize ku karubanda, sibyo? Nkavuga se ni igihe cy'uko ibyo yakoraga bimunaniye, bimurambiye, bimugoye, bimuvunnye, cyangwa ni igihe cy'uko Imana yamwanitse? Ndagira ngo use n'udutandukaniriza aka kantu mbere yuko twinjira muri Noble nk'uko nangiye kubikubwira. Icyo kibazo rero kirakomeye, kandi uvuze mu izina ry'umuntu birangora gusubiza. Gusa ariko ntibikakugora, uretse nyine izi social media, urumva ubundi iyo uje kuri social media uba ugiye ku karubanda, sibyo? Kandi ku karubanda, yego, uzi ko hari abantu benshi bavuzweho ibintu bikomeye biri negatifu ariko bitari byo. Ntago mbizi. Oya, ni ukuri barahari bavuzweho ibintu byinshi bikomeye bishobora no kubagisha abantu rimwe na rimwe, ku abantu nyine badakontoroye, ariko mu by'ukuri bitari byo. Nguhe ingero, Apotre Gitwaza, sibyo? Bigeze bavuga ko yagiye mu ko ajya kuzimu, haza n'umuntu atanga ubuhamya, ngenda byibuka, akora ikiganiro avuga ati ngiye mvuye ikuzimu, Gitwaza mbasizeyo. Urumva, abandi bamushyira mu isanduku, abandi bavuga iby'icyumba ngo agera mu rugo, abandi, ariko pe ni ukuri kw'Imana ndahiri ntabwo ari byo. Ibyo bintu byavuzwe gutyo si byo, kuko byose byabaga bifite impamvu. Ushobora kumenya abantu bagambiriye kumusebya, abantu byagenze gutya na gutya, abantu bakoze ibi n'ibi, abantu byagize utya. Amarangamutima yo kumukunda se ubwo ngo ntabwo urenda uvuga se buretse gato, niba habaho nyine buretse banzu nyumve se nyine turashaka uduhe proof, nyine proof z'uko atari byo, z'uko Gitwaza atabikuzimu. Impamvu nyine ndi kubikubwira, impamvu ngewe nshaka kumpa proof nuko wenda bivuze yazanye proof, sibyo? Kuko hari isi y'umwuka, banza wumve Joel, hari isi y'umwuka, hari n'isi bifatika. Nyine nibyo ndi kukubwira. Rero mu isi y'umwuka ntiwamenya ibikorerwayo utari umuntu wo mu isi y'umwuka. Ariko reka nkubaze, ntabwo hari abantu bagiye bavuga ibyo. Niyo mpamvu nuhakanira umuntu ntashaka kugarama ngo urahire ngo ni ukuri kw'Imana, ubihakane nyine mu buryo bwawe. Oya, nereka ni example nari ntanze. Okay, sawa. Numva ni urugero, nose wowe nyine urabihamya ko Gitwaza nyine ngo abikuzimu abikuzimu cyangwa yabagayo. Ntago mbyemera cyangwa ahubwo se ikuzimu uzi ko hari abantu bazima babayo. Nyine nibyo nkubwira, hari isi y'umwuka, sibyo wowe utazi, ihuriramo abantu runaka, ku buryo ngiye nawe dushobora guhura mu isi y'umwuka, ariko mu isi bifatika ntabwo nshaka dutinda ku iyo issue ya Apotre nari mvuze. Please, ni example nari nguhaye. Naguha n'izindi ngero nyinshi z'abantu bagiye. Mpamvu nyine ngiye ntayemeye, ukavuze ngo ni negatifu. Naguha n'izindi ngero z'abantu benshi bagiye bavugwaho ibintu bitari byo, ari ukugira baharabikwe, ari ukugira babasebye ku mpamvu runaka, ariko mu by'ukuri kuri kukazajya habona yuko atari byo. Yego,
kuba rero uvuga ngo umukozi w'Imana yarakunzwe ngo warangije ngo avugwaho ibintu bibi byinshi, uko yakundwaga niko yagendaga atumbagira, yego, kandi uko atumbagira niko abanyashyari, abanyamatiku, abagome n'abagambanyi n'iki biyongera. Uko ugenda uba umusitari cyane we uzabibona, uko ugenda uba umusitari cyane urushaho kumenyekana niko ugenda ugwiza intambara z'abantu bashaka kukumanura, yego, ku buryo iyo ntabwo yaba purufu ivuga ngo kuba umuntu ngo yarakoraga neza ngo ariko ngo arangije ngo bamuvugaho ibintu ngo bibi byinshi ngo ibiki n'ibiki ngo ni ikimenyetso ngo cy'uko ngo atari umukozi w'Imana cyangwa Imana yamuretse. No, ahubwo ibigeragezo bitabayeho ku mukozi w'Imana, nkunda kubwira abantu ngo Imana ntishobora gukoresha umuntu itatreninze. Iyo Imana ishaka gukoresha umuntu ibintu bikomeye, imunyuza mu bikomeye ikamukomeza kugira ngo azabone uko nawe akomeza abandi. Bimwe mu bikomeye Imana ishobora kunyuza ku mukozi wayo ikanabyemera ikanabikingurira ni ibigeragezo by'amagambo, ni ukumusebya, ni ukumuvuga nabi, ni ukumuharabika, ni ibigeragezo runaka bihora bimwizingiraho mu buryo bumwe cyangwa ubundi n'ibindi byinshi. Numva icyo kibazo warumbaje ariko ntagisubiza, kandi umbabarire tukigarukiriza aho ngaho utaza kunkoresha amakosa muri iki kiganiro. Ibyo bikonfuzinga abantu ntacyo dukomeye. Biba konfuzinga nabo baze bagubwire ibyo bashaka byabo. Ngibyo ni ibyanjye, ntawe untegeka uko nsubiza nuko mvuga. Ariko uracyafasha abantu n'ubundi wahoze watura ko wafashije uri kuregereta. Ntabwo ugifasha muri bo wenda dukomeza. Ntabwo mvuga gutyo, navuze yuko abantu bose nafashije babaye babi. Atansi yumve neza utanteranya n'abantu. Siko navuze pe. Navuze ko bamwe mu bantu nafashije batuma nicuza buri munsi n'ubundi rega nanjye ntabwo navuze ko la majority bose ari uko. Kagira nibyo mvuga, nibyo makani. Ni bamwe muri abo ngabo. Ni bamwe muri abo juste. Ariko hazavuka n'abandi. Okay, ntacyo. Ikibazo cyawe. Okay, ntacyo twikomereze bro. Nari nsimbukiye hakurya cy'imihurura. So hano ntago tuba dushaka kwibasira umuntu, sibyo? Twe ntago ariko dukora. Ahubwo nta makuru abarimo aravugwa, sibyo? Hirya no hino. Hari umuntu ashaka kumva inkuru, yamara kumva inkuru bati ati runaka na runaka baramumanutse. So ngera ntanze urugero ko wenda kugira ngo abantu basobanukirwe, uyu wadutsweho nibi ni Imana yamwanitse, uyu nguyu byadutsweho bari kumubeshyira kugira ngo bamumanure. Itsoke mwese muri bakuru muzi ubwenge, muzahite mukuri namwe birabareba. So hanyuma rero umukozi w'Imana umwe Bernard wahoze muri ADPR, Pastor Bernard wakoreraga muri Women Foundation ndetse no muri wakoreragamo cyangwa ukorera ahubwo oya ntago agikoreramo reka ariko se yazo byaje bro. Hano turi rero komeza nyine kumva inkuru ugize ibare ngo bimeze bite. Njya nkubwira ibintu kajyana oyambwira nandi kandi ndi kukumva. Wakoreraga come on. Agareke inkuru tuyeke ngaho nyumvira kandi komeza ubuta akose nkawe kuko ubusubwiye icyo abantu se aho kumuhagarariye abantu mana abadukurikiye nyine bajye kwishakira amakuru baze ko numva. Okay, reka nkwereke kamanze nzinga neza ipantaro ngiye kubara inkuru za danje. Ari ikiganiro nigeze gukora, urumva umuntu yigeze kumpamagara ari hanze, sibyo? Yari mu Bubiligi, ambwira kuri Apostle Mignoni, sibyo? Icyo yaragize anniversaire. Iyo nkuru ndayikora ndanayirekodinga, ni n'inkuru narekuye ngira ngo iyo nkuru nayirekuye kuko yavugaga ko yaje ino, sibyo? Mu Rwanda. Uri kubyumva? Sumbwe mvuga inkuru ngiye kubivuga neza mu buryo positif cyangwa ubwo wakwita negatif, ariko uburyo budakojeje isoni, kuko sinjya nkunda gufata umuntu mukuru wenda ngo mwambike ubusa nkuko abantu babikeka, sibyo? Bitewe n'umwuga dukora. Noneho iyo nkuru uwo mumama yavugaga ko yaje mu Rwanda ari bona na Apostle Mignoni, noneho bakamuca amafaranga yarageze inaha agomba gusengerwa rwaye kanseri. Noneho nyuma biza kurangira uwo muntu ageze no mu Rwanda bamubwira ko amafaranga yatanze ari make, Imana itayemeye. None iyo nkuru nza kuyirekodinga, iyo nkuru ndayikora, maze kuyikora inkuru ndayirekura.
inkuru maze kuyirekura ngira ngo 45 yamaze ku 17,000. Sibyo? Wumve bantu nkubwira bo kuri iyi mihanda banakoresha benshi muri twe bagenzi bacu bagakora amakosa kubera gushaka views n'amafaranga, bakemera gakora wenda inkuru ziharabika, sibyo? Cyangwa zambika abantu busa kuko bazi ko arizo mukunda kureba. Uri kubyumva se? Ndekukumva. Yego. Kuko arizo mukunda kureba. Aha ngaha no nkashaka kukwereka itandukaniro. None uwo muryango ngo komeza iyo ngo byarangiye byagenze komeza nyine ndi kuyikomeza inkuru. Okay. Ari usanga benshi bakoreshwa amakosa, sibyo? Kugira ngo bakore izo nkuru ziri burebwe cyane na diaspora, kubera ko mwese byandi bavuze mu watangiye uvuga ngo aba diaspora benshi bemera kubeshwa, bakunda ibinyoma, ni nabyo baha agaciro cyane kuruta ukuri. Bene izo nkuru barazireba. Nujya kureba abantuza benshi, abantu bakora ibi dukora, benshi bitwa abanyamatiku, mwirwa muvugiriza induru ngo kuba nka runaka, ariko niwe mukurikira cyane, sibyo? Kubera ko bazana ibintu mushaka kureba. Twe twazanye izo nkuru mudashaka ngo ziri board, ntago ziri burebwe, twe tugahora hasi. None bigatuma abandi bashaka amafaranga n'iki babishyiramo imbaraga bikarebwa. Ibyo bivuze kubera iki? Byari urugero kuko mwirwa mubamagana ariko mukabafollowinga no muri mukazireba. So byacitse nyine abantu barazikunda. Iyo nkuru ya Mignone, ya Poso Mignone yararebwe n'ibyo nari guhanga 47 yarigize abantu 17,000. Urabyibuka? Joel uri mu bantu base bamagara ambwiye ati inkuru wayikoze ubushakashatsi. Ndavuga nayo kuri kumva ko ari ijwi ry'umuntu uri kuvuga. Ntago wumvishemo commentaire yanjye. Sibyo? Niko nakubwiye. Ariko iri mu nkuru na wowe bwabanganirije urambwira uti iyi nkuru ndabona ntacyo yubaka. Sibyo? Aho iri busenye Poso Mignone. Ariko nabikoze ngira ngo abantu bumve content. Sibyo? Bumve ikiganiro cyose. Uyu mu mama byanze bikunze yaratuburiwe. Sibyo? Ariko ntaga Poso Mignone yabigizemo uruhare. Kuko ntigeze agira ate abimenye. Ntibigeze bahura. Ntibigeze banahura. Ibyo bintu ngira ngo icyo gihe twabikoze icyo gihe ntunzi ko nabikurikiranye uko nibuka. Si byose? Nyine nibyo nkubwira n'inkuru ntiyarayeho. Tudusaga nta nubwo nabo bantu bamwatsa umuntu amafaranga n'ibiki. Nta naho Aposo ntabyo yarimo na gato, nta ni iyo condition nta ni haba yuko guhura n'umuntu. Icyo gihe ngira ngo byarasobanuwe neza. N'ikiganiro ntago cyarayeho nibyo ni kuko kubera ko wasobanukiwe ukuri. Yes, kuko urumva uwo mama nawe tuganira uri hariya mu Birigi. Urumva we yari afite igikomere. Ni urugero. Umuntu abonye Emmy wenda ndi kumwe nawe. Sibyo? Arabatije Joel ko mushaka. Namubona gute ko mufite ibintu bikomeye ndi kumushakira. Kabatuze Joel buriya kugira umubone urishyura. Wowe ukabimubwira urugero nyine ndi kugo. Urishyura. Ati sangahe? Ati 1,000 k'idolari wenda. Yagera ati naje, ati yarayaguhaye ayo. Yagera ati naje, ati noneho ndashaka umpuze na Joel. Ko ati ya mafaranga ati ko yayanze, ko ariko yabaye make. Ni urugero nyine. Ubwo niko situation imeze. Nge nta nibyo iyo kuko iyo communication nta indirect. Nubwo ari nge ushakwa ariko umuhuza ntabwo tuzi, ntabwo we ambwira ibyo. Nta no mpuriye nabyo. Yego? Yaza akakongera ndi. Ati ni 2 burya, ati nanatagiye umbakira ikindi. Ngaho mpuza nawe. Ukamurerega kugeza igihe azasubira iyo yaturutse tutabonanye. Uwo muntu gukomereka no kwishyiramo Joel afite rezo. Wow, nicyo nashakaga. Ariko afite rezo icagase. Kuko ntafite ukuri kose. Kuko ntafite ukuri kuvuga ngo ese Emmy natumye kuri Joel cyangwa nabwiye ko nshaka Joel akanashyiraho akanambwira ko hari condition zo kugira umubone nkazikora. Ariko bikarangira atamwumuje nawe nkuko yambwiraga. Amushuwa ko amafaranga naciwe Joel yayabonye. Yego? Ese amushuwa ko iyi condition iri rusange nyine ari byo koko ko umuntu ushaka Joel bamuca amafaranga.
sibyo urumva ibyo bintu bigira victime ebyiri. Uwo nguwo nyiri gutanga amafaranga n'iki yabaye victime wo kutuma yibaza kuri Joel, kandi Joel nawe abaye victime kuko ararengana 100%. Ni umutagatifu n'umwere, nta n'ikibazo afite, kubera ko umuntu wavuze ko agiye kumpuza nawe niwe wadukoreye amakosa twese. Yarayankoreye, yarambeshyera, yayakoreye uri yaramubeshya, sibyo se? Nuko situation yari imeze, yego, sibyo? Ngira ngo icyo gihe byarasobanuwe rero, byarasobanuwe. Ariko urumva nkanjye nk'umunyamakuru uri mu kiganiro ndi no kuri televiziyo y'igihugu, iyo baza kuba bamugaye nko kuri televiziyo y'igihugu n'urugero, cyangwa kuri radiyo ariyo yose yumvwa n'abantu benshi, uwo muntu agatanga iyo verisiyo ye, n'ubundi abantu bari kuyumva, ntibari kuvuga ngo umunyamakuru n'umwana mubi ngo yakiriye umuntu uvuga nabi runaka. None se siyo mpamvu wagiye ubona ntihari inkuru nyinshi uzi nagiye nkora ukabona nazikuyeho. Hari igihe ukora inkuru wamenya ukuri kwayo, none se n'ubingira ayikuraho. Iyihe iyi turi gukora ndayikuye iki ko bivugwa se ko Bernard ubu yamaze guhagarikwa muri Women Foundation kandi burundu. Aha, azira iki burundu? Nyina azira iki? Icyo ari cyo tugarukaho, kugira ngo Apostle Mignone afate umwanzuro wo kwirukana Bernard, kandi ariwe mushumba mukuru, yaramusengeye na nk'umushumba, kandi abashumba hari abarahembwa, kandi ni ngombwa ngiye ntago ndi bubivuge ngo ntibakwiye guhembwa, kuko umuntu nibaza, sibyo, akantendinga ibintu bigomba gutuma akora umwanya uhagije, sibyo, akwiye guhabwa iryo okay, reka ne kwiteranya n'abantu wenda ngo mbyita amazina, akwiye guhembwa, reka mvuge gutyo, kuko aba yakoze, sibyo, wowe kunyumva ukurema ibyo ushaka. Noneho icyo nshaka kuvuga, Bernard ni umushumba uhembwa, sibyo. Bernard yagiye muri diaspora ahawe, wenda yarahawe ayo namakuru, reka nivugire ngo y'abamotari, sibyo, kuko sinari impari, ariko uko kuri ugomba kujya hagaragara, kuko niba duhereye kuri cya gitekerezo natanze mbere kivuga ngo Apostle Mignone yabeshyeye ko yari amafaranga yo mu diaspora kandi abeshyerwa, byanze bikunze hari umuntu wari wagize ate, wari wari amafaranga. Bene abo bantu rero barahari, kwandi watanze urugero ngo ni ngiye wari yo mafaranga, sibyo, bivuze ko wa muntu ararengana, wazanye amafaranga n'uwo bavuga wayahawe ararengana, ahubwo wayariye niwe gisambo cy'ingufu, nyine niwe kivuara. Aha rero niba Apostle Mignone afite abo bashumba bameze gutyo, wenda rimwe na rimwe nawe sicyo uramenye nyine banza wumva. Oya, urumva je reka nkubwire, kuba uretse ko ntaranabimenya, wenda kuba umushumba umwe yakora amakosa, sibyo, kuko hari ibintu numva bitari na big deal. Ntabwo kuba Apotre Mignone nkuko ubivuga yakwirukana cyangwa yatandukana na Pasteur Bernard, uretse gatoya kwirukana se cyangwa kumuhagarika, simbizi impamvu ndabizi cyangwa ntabyishaka ko bivugaho, nuko ntabwo ndabimenya, gusa nawe nabyumvishe, nta makuru ndi gutohoza, nzavuga nyine nyafite neza, ariko icyo buretse twe tuyaretse se icyo mvuga, oya n'ubu turi kuyavuga, okay, turi kuyakomozaho, mfite inyota, reka tugihagarikira. Ikintu mvuga kuba Apotre Mignone yatandukana na Pasteur Bernard, sibo bashumba ba mbere, ba kabiri, ba gatatu, ba kane, ba gatanu, ba gatandatu, ba karindwi, ba cumi, ba makumyabiri, b'ijana baba batandukanye. Naguha urutonde rw'abantu benshi, ni wacu muri ADPR barimo, muri ADPR bajya batandukana, bamwe bakajya gushinga amadini, baracyatandukana, muri Zion Temple, Vuningoma na Gitwaza baratandukanye, n'abandi baratandukana, ba Urutanze baratandukana, bava muri Zion bagira ute, muri ADPR bagiye bavamo bajya gushinga amatorero yabo, bamwe baratandukana. Muri Foursquare Apotre Sebagabo Christophe ni n'umuvandimwe wa Masengo baratandukanye, n'urugero, urumva, ahubwo ikibazwa gikomeye hano n'ubu mu Farisei, banzu nyumve, ntabwo gutandukana ari ikibazo, si n'inkuru, yego ntabwo ari inkuru, ahubwo ari problem. Inkuru ni batandukanye bate, unyumve neza please, sibyo,
Pasiteri Bernard uvuga niba ari byo ibivugwa akaba yava muri Noble Family Church, sibyo, yirukanywe kubera amakosa runaka yaba yakoze, n'urugero igikomeye cyangwa gitangaje yaba ari ayo makosa. Ariko urugero nko kuri Apotre, kuri Mignone, nawe uri umushumba w'itorero, umupasiteri mukorana agakora amakosa nyine n'urugero runaka, nyine ukamureka agakomeza kuyakora, waba uri umushumba gito. Ni urugero nyine ndi kuvuga nazi yanjye, kuko impamvu ndi kwanga kubyinjiramo cyane nuko ndacyabitohoza. Urutonde rw'amakosa Bernard yakoze kugira ngo yirukanwe muri Women Foundation burundu, nta no kuvuga ngo azanagaruka asaba imbabazi. Na yahe subwo ayo makosa? Urutonde irya mbere, irya kabiri, irya gatatu, irya kane, irya gatanu. Reka nkubwire rero, uramvuze ngo uri gutohoza ayo makuru, ariko ari Bernard nyir'ubwite ntayari buguhe, ari na Apotre Mignone ntago twajya kumubaza ibyo. Uriya sinamubaza ibyo, nawe wenda wabimubaza. None se niba ariko uretse se gato sindasoza nanjye banzo nyumve. Umva stili intama reba mbimaze ibintu bimaze nk'iminsi nk'ingahe mbiza, nanagerageje kubikurikirana n'utagira ngo njye mpfa kuvuga. Nandikiye Pasiteri Bernard, naramuhamagaye kenshi nshaka kumubaza, sibyo, biba ngombwa ko tutumvikana, mbwira ko ari mu mwiherero w'amasengesho. Umwiherero buretse gatoya mwandikira message, kandi namweretse ko ari message iri mediatique yita y'inkuru ndi gushaka. Umva ukuntu namwandikiye kugira ubyumve. Yego Pastor, none aya makuru ari hano hanze avuga ko wamaze kwirukanwa muri Noble Family Church na Women Foundation Ministries uzira amafaranga y'umudiaspora ngo wariye miliyoni magana ngahe. No, ibyo ntabyo nzi. Okay, so ngo n'ubuhehesi. Ubuki? Ubuhehesi. Oya man, ubuhehesi. Buretse gato nibyo ndari numvishe ndabimubaza, ameze gute? Nsanze umunyamakuru ari gukora kuri iyi nkuru imeze gutya, nikangamo, kandi byari byo koko. Nasanze ari ukubivugaho, nge ndwana ishyaka na bani please buretse nyashake. Nta wundi nakuraho kuri ni wowe, nicyo ngushakira. Ibi mbikoreshwa n'ishyaka ry'umurimo w'Imana, mba ntifuza kujyaho igitutsi wenda mu binyoma. Kugira message wandikiye Bernard. Yego, ndagira nkumvishe ko nabyumvishe nkanabimarana igihe. Ukagira uri action. Nta nubwo nge naje mu kiganiro nzi kubimbaza, ariko ubwo ubimbajije n'ubundi ntaho nabicikira. Uretse katamingiye unashinzwe ku breaking amakuru yose yo muri gospel, ariko birahari biri kuvugwa hano hanze. Uzi ukuntu yansubije? Okay. Yaransubije, wowe se imyaka maranye nawe bene ibyo bintu ubinziho? Ibiheze. Ibi nyine bari ko bavuze. Akose ninde tubiziho ngo buretse gato ndamusubiza nti hoya, mbikuziho sinakubaza ibibazo byo kukurwanira ishyaka. Niko namusubije. Okay. No, aransubiza ngo none se baranyirukanye ukaba wari wambuze ndi mu rusengero aho nyine. Urumva? Yarambajije ngo niba bavuga ko banyirukanye. Urumva? Nkaba namuhamagaye namubuze kuko namuhamagaye bamwanga mu rusengero. Baranyirukanye ukaba wari wambuze ndi gusengera aho ngaho uvuga banyirukanye nyine aho ngaho hariho ndi mu nshingano. Ningako yambwiye. Ndamusubiza okay, ndumva ubwo ari ibihuha, ubwo biratambuka nkuko nibindi bijya mu itangazamakuru bikazagenda bigashira. Sawa sawa, mukomere, Imana ibakomereze mu murimo wayo.
mpita nituriza. ese reka nkubaza akabazo Ubwo rero urumva icyo iki ati se Joel kuki uzanye private message, izi message ntabwo ndi umunyamakuru w'umwana ku buryo nazizana ntya mbona zitari muri angle nyine mbona turi urumva ukuntu namubajije nk'umunyamakuru uri gushaka inkuru, nta uko namubwira ati aya makuru ari kuvuga nta wundi nayakuraho ni wowe, just bishaka kumva ko nawe yarazi ko ari kuvugana n'umunyamakuru uri gushaka inkuru, sinzi niba uri kubyumva, niyo mpamvu mbikoresheje. Rero Emmy iyi nkuru nacyari kuyikurikirana, ibyo bintu uvuga ngo runaka ntiyayivugaho, none se niba bitavugwa byavuye n'abantu bo ku ruhande babivuga, na nyiri ubwite uyu wenda yagira akavutanga verisiyo ye, cyangwa tukabona ari mu nshingano Bernard, nyine ni urugero buretse nyuma y'iki kiganiro tukazabona Bernard mu nshingano, umunsi tuzamubona mu nshingano tuzagaruka njye nzaza mubwira ati Emmy ngwino ati rero ibintu wazanye by'amakuru shaho wari uri kumbaza burya sibyo, dore nguriya mu nshingano, singuriya ari mu nshingano, ibyo byonyine bizabikuraho. Nitubona yarabuze koko burundu, niyo yaba nyine bitaravuzwe, ariko nyine bizagaragara ko ibivugwa bishobora kuba ari ukuri, kuko n'ababivuga babivuga bahereye kuko ngo bataherutse kugera kumubona. Yose yaba ari impamvu yuko badaherutse kumubona, ntabwo mbizi. Kuki bro nawe rero nibura umunyenduga, okay reka mvuga ko kana nyine banza wumve bro, biragoye nokana none mbisubiremo, sibyo? Iyi si iyobowe n'ikinyoma, ibyo ngewe ndakubwiza ukuri, wanyica utanyica, isi 90 kangahe kwijana iyobowe n'ikinyoma, bivuze ngo ukuri kurabangamirwa igihe cyose. Niyo mpamvu abantu benshi bavuga ukuri ntibira wowe urabihamya ko ari byo, ntibarama ntibasaze. Wowe urahamya iyo nkuru ko ari byo biheze kuba arirukanwe cyangwa atarirukanwe no kumwakira simpamya niba barigeze bamwakira, nari mbizi se byo kumuzi muri ADPR ubundi nzi yarageze mu kwa minyoni gute, so ibyo ntacyo nzi. Icyo nshaka kuvuga ni kimwe, bivuze ngo baba Kristo za ntama babandi bayobowe bahora basa n'abari victime z'ibintu bibaho, nibyo nyine nashatse kuvuga na kare tuvuga ngo uyoboka Imana cyangwa gospel muri rusange ibamo ikinyoma, ibamo ishyari, ibamo ubugambanyi, ibamo ubuhehesi, ibamo ubusambo n'ubujura, sibyo? Natwe ntabwo twigize beza, natwe wasanga hari ibyo dukora, uri kubyumva. Ikibazo gihari ni kimwe, uko turi abantu, ni abantu batuyoboka bazi ngo turi inyangamugayo, bazi ngo turi abantu beza, baje kudukuraho umukiro mu kanya bakadusitariraho, aribyo wahoze uvuga mu kanya. Rero reka nkubwire, ariho hari urubanza hagati y'abo bantu n'Imana, twebwe ntitubizemo, ahubwo tukabwira za ntama ngo aho muri hose, urumva, muhabe muzi ko muri hagati y'amasega nubwo muri intama, sibyo? Muhari muri hagati y'abantu isaha yose babakoresha amabara, yego, cyangwa mwakorana nabo amabara. Icyo nsorizaho niki Bernard, niba bivugwa ko arimo icyo kintu cy'ubuhehesi, sibyo? Ugiye kureba wasanga abagabo benshi ari abahehesi, ariko si bose, twavuze bamwe na bamwe hatagira untera amabuye, sibyo? Niba bivugwa ko yabari amafaranga y'umudiaspora, abayariye ni benshi, ntabwo ari wenyine wagize ute wariye amafaranga y'abadiaspora. Ahubwo ikibazo ibyo bintu byarabaye too much, sibyo? Aposo kubishigikira bikamunanira, akavuga ati tubaye tugushize ku ruhande. Ikibazo niba yarahagaritswe burundu cyangwa ari kugira ngo bamukubita akanyafu yisubiraho bakamucira, ari ibyo bimuvugwaho Bernard, simbizi niba ari byo. Reka nzana ibipapuro rero bifite amakuru. Oya ibikize ngenze ngiye kuzana proof, ngiye kuzana proof. Oya none kandi turi gushaka amakuru, ntabwo turabagenza, reka wumva, ntabwo turabagenza cyaha. Icyaha cyo ni icyaha nyine buretse gato, acyo nta nubwo ari icyaha. Ibyo bintu nibiri kuvugwa ko niba ari icyaha mwemerere, ibyo bintu reka tubikurikirane tuzamenya ukuri, ninkumenya nzakutanga. Okay, yego, reka kandi unyemere dusoreze aha, ndumva maze kunanirwa kandi yo naniwe nshobora gukora amakosa. Mbabari urarushye. Okay, tugurane nigire muri Frame, nta kibazo, uzana inyuma none dukora ikiganiro cya nyacyo kirambuye gisobanura ibintu. ngira ngo
njye mbitekereza wenda viyange ya conclusion kuri ibyo bya Bernard nta byacitse irimo. Hari abantu bazi gufata ibintu bakabigira big deal, ntabwo ari we mushumba waba uhagaritswe muri mu itorero cyangwa iki. Hari n'abandi baduhagaze imbere batubwiriza neza dukomera mu mashyi bazahagarikwa. Nyine ni urugero nguha. Nta nubwo ari bo baba batandukanye bonyine. Buri munsi buri mwanya abashumba habaho gutandukana mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ku buryo rero ntabwo ari ibintu biri big deal rwose pe. Imitima y'intama nikomere. Ikomezwe n'iki se yamukunda? Na Bernard akomere kandi. Reka ubwire. Kuba yarashwe niba abiramutse ari by'ibyo akaba yarashwe gutyo. Mani akuvuga ivana ubufarisera. Yarashwe se yaba yarashe miliyoni z'umu diaspora makumyabiri na zingahe cyangwa magana na zingahe akaba ari ukuraswa cyangwa yakoze ibintu azi. Nyine ntabwo ni kubimushinja kuko simbizi niba yarabikoze. Sibyo? Nta nubwo ni kubushiza ibyo byaha byose bavuga. Sibyo? Ariko ntitukageshake gufata ibintu ngo tubipfurikirane ngo yarashwe ikize. Yasitaye rero kugenda arasitaragwa hasi. Nimugafata ibi bintu. Byonyine no kubivuga no kuvuga ibene izi nkuru tukazishyushya. Yarashwe. Oya tukazishyushya. Nugushyigikira Rugajije n'umuturanyi. Ni ukwishima ni nko gushinyagurira intumbi ya mwene wacu. Nicyo abarokore kandi dukora. Please banzu nyumve. Umuntu azafata umuntu amwice arangiza muze mushitani mwishe. Nuko bene tubitinzeho cyangwa Bernard tumuhumurize biramutse ari ibyo. Mpumuriza ndege. Uretse gato please. Kwaba ari gukora bya bindi bisa no gushinyagurira intumbi za bene wacu. Ari nacyo abarokore benshi bakora. Oya ntago ari byo. Babakora siki. Akoje wereka nkubaze. Nuhitamo kuba umugabo ntuzaba umugabo. Nuhitamo kuba imbwa ntuzaba imbwa. Ibintu ntago ari ibintu bibiri. Inzira se ebyiri. Hari inzira y'ukuri n'inzira y'ikinyoma. Nuhitamo inzira y'ububwu ukabimbwa bazaza ngo rwose ngo ari kurumva ngo nawe yaratewe. Aterwa se terwa iki? Okay. Emireka dusoza. Nimuzikururira ibintu nimara kubyikurura. Nese nkubaze. Akabazo k'amatsiko. Byavuzwe rimwe. Ibintu niba bibaye rurondorondo ntago ari ubwaye mu kanya wavuze uti hari igihe kigera Imana ikagushyira hanze. Ariko Imana twe kuyishyiramo basi. Imana ntago yagushyira hanze. Ahubwo wowe ibyawe ukora ari igihe ukora none se n'umwe icupa rimwe sibyo? Ntugire icyo rigutwara. Ejo ukanywa bintu ntagire icyo gutwara. Ejo ukanywa 3 ntagire icyo gutwara. Nta inzoga ni kuvuga. Ejo n'unywa akagusindisha cyangwa 5 uzavanga ngo Imana igushize hanze. Cyangwa ari inzoga igushize hanze. Tuyitureka kubeshya. Reka turekeraho. Oya ntago turekeye. Dushimira abantu badukurikiye Imana ibaho umugisha. Oya tubihanganisha. Yego. Wakoze buvanira gushimiye cyane kubw'iki kiganiro. Imana igumugisha nawe ubutaha. Nge nari kuzo emwe nk'ibisanzwe. Ndi kumwe na Joe. Yego.